ikinamico. Inshuti muteze amatwi Radio Rwanda, namwe bakunze b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba radio yanyu yabategura igikino witwa Ni wowe nahisemo, wanditswe n'umubyeyi Destur Sylvie, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Benshi bemeza ko amaboko atareshya ataramukanya, ariko si yo bibaye mu rukundo naho niko bigenda. Ku buryo umukene atakundana n'umukire, ku buryo umuswa atakundana n'umunyabwenge, ku buryo boss atakundana n'umukozi wo hasi. Nyamara burya urukundo rwo rugaragaza imbaraga zarwo, ku buryo ruhamye nta cyarutangira. Nimukurikire umukino. Urakoze cyane Yves. Nta kibazo rwose Diregitiri. Ujye nyita Gentille, nta kibazo rega. Ko numva bitagaragara neza mu kazi, bumva mpamagara umuyobozi wanjye mu izina ra. Reka nkwite Diregitrise nk'abandi. Oya. Abandi gereka wanyite Diregitrise. Wowe jya umpamagara mu izina kuko mbikwisabiye. Nibyo. Ngaho Gentille. Muke. Ngaho kiri imodoka y'akazi. Kandi ujye witwara neza, ukagira ahandi uyinyuza. Uyahumura. Ndabizi ushobora guhura na bagenzi bawe b'abasore bakakuyobya, ugasanga uyijyanye mu kabari. Ntabwo nabitinyuka rwose Diregitire. Nako Gentille. Urumva utabumpemukiye se Yves? Ujye wihangana rwose ntukandakaze mu kazi. Urabizi ko ntabikora Gentille. Amezi 3 yose tumaranye se wigeze umbonaho uburangare nk'ubwo? Oya, ntabwo nkubeshyeye. Nibyo rero. Gusa njya nibaza ko ushobora kuba ufite nk'inshuti fiancé se, ugasanga ukatishije imodoka y'akazi mu bibazo nk'ibyo. Abasore babyihanganira ni bake. Izo mpungenge ntuzigire rwose. Kuko hashize igihe kinini nta nshuti y'umukobwa ngira. Nibyo? Cyane rwose. Noneho ntukunda. Kuki wabaye kwimyoza? Hari uwo nkunda ariko sinzi niba abizi. Ubwo uzabimubwira bimenye. Muri iyi weekend ufite gahunda yihe? Ntayo rwose. Nzajya buriya mu mupira ejo nimugoroba. Ku cyumweru njye gusenga, nimvayo niruhukire. Wagutumira se ukazadusura ko ari anniversaire yanjye. Nibyo. Uzuzuza imyaka ingahe? 28 da. Urumva ntagiye se sha? Maze uracyari muto. Uko nkubyaye njye kurusha imyaka yo to 2. Wakubona wigize seriyeze ko kare utavuga uri Diregitrise nyine. Yaguha 30 niyo. Reka genda. Sinkubeshye. Ndetse ko umuntu wese uzi kwitegereza abona ko gitembe itoto. Ubwiza bwawe buracyari bwose. Reka nkureke. Buriya mama Simba aribaza uko byangendekeye. Sawa, urakoze cyane Gentille. Ubwo rero naho ku cyumweru sangahe? Nzaba mfite imodoka yanjye, ntuzivone utega rwose, nzaza kugutwara. Tuzahurire mu mujyi saa 9 ahubwo. Kandi urakoze cyane, biranshimishije no kuri Yves. Ninjye wishimye. Bye Yves. Bye Gentille. Yego. Cyumweru. Koma. Gentille. Komba neza ku muryango. Iyo modoka urayikurikiza amaso kugeza hehe? Mami Simbi. Ese wavuye ku kazi? Tuje dukurikiranye. Nahise gutegurira icyayi, ndembera ko yinjira mu nzu ndaheba. Ariko ya mushoferi wawe mubanye neza di. Uri mugoroba kwa gucyuye mugomba gutaramira mu modoka muganira. Ko niba ari umwana mwiza mu masi. Ko numva atagenda nokuri. Cyangwa tutagera hano.
yego wagiye umutumira se akinjira mugasangira icyayi cyangwa ukamuha kaji yo sinzi ko yakwemera pe mama si ubona Eva ameze ati ndabizi se Gentil ko ntamuzi cyane ese ko ari umuhungu mwiza da gusa mbona usa naho utakirwambaye aho ntiwaba reka simbizi mama si icara nkubwire reka twinjirane ndababwira mama si urabizi ko ngufata nka mukuru wanjye ntacyo njya nguhisha ubu mfite ikibazo gikomeye pe bimeze bite se uriya muhungu ndamukunda ku buryo ntazi uko ngomba kwifata nk'umuyobozi sinzi niba nafite uburenganzira nka directrice bwo gukunda umushoferi wanjye ariko wikwivuna Gentil ni ibintu njye nabonye uko umureba nabonye uko utahumerewe uriya muhungu uramukunda uzi kuva nagera muri kiriya kigo kuva umunsi namumenye nese numva mukunze ese ubu nkora iki nzabigenze nte mbere ya byose ugomba kwitonda ntuhubuke ntutumutwe ntiwice akazi ukabanza ukamumenya neza ikindi cya kabiri ukamenya niba nawe agukunda uranyumva Gentil ndakumva rwose arabizi ko umukunda se reka da ntabyo namubwiye ahubwo se nabona imbaraga zo kubivuga njya numva umuhungu ariwe ugomba gufata iya mbere mu kubwira umukobwa ko amukunda nibyo koko niwo muco twatojwe nuko rero itonde bizagenda biza buhoro buhoro gusa njye nibaza uko abantu bazabifata baba abo dukorana ndetse na papa Simbi nibaza uko bazabifata nibabona nkundana n'umushoferi naranze ba dogiteri n'abandi bakomeye Gentil karame uzi ko nasanze musaza wawe mukunda kandi uzi ko nawe yankunze nari umwana w'umukene w'imfubyi mbese ntazwi ndabizi akankunda njye rero nubaha urukundo cyane ufite uburenganzira bwo gukunda Yves yaba shoferi ataba shoferi ndetse niba ari umushomeri ufite uburenganzira bwo kumukunda urakoze cyane mama si kandi rega sinanabyitesha ku rukundo ruhari se nta naho narushyira ngo ruge pe gusa nibaza niba nawe nkunda nk'uko mukunda bigendeshe buhoro rero kandi wiha akabanga ntiwishyire ku karubanda ujye wibuka kuri directrice Yves akaba umushoferi wawe ndabizi ugomba rero kwitwara nk'umuyobozi hato utazitwa biri hanze urumva ukuri ndakumva mama si kandi urakoze cyane gusa niba na Yves yarambwiye ko nkunda nta turi ku mutima erega nubwo ndi directrice akaba shoferi wanjye n'urukundo nciye bugufi cyane nibyo ugomba kwitwara nyine nk'umukobwa w'umunyarwandakazi kuki navuze impundu tombonye uw'Imana yanjye ntusinziriye ndeka wangu numva ntashaka kuvuga uyu mugoroba rwose reka niyumvira ako kazi ke umvugisha ako karirimbo karangiye nakumira noneho ndagufata nte uko ushatse karimu we ubu ufite ibitekerezo byinshi cyane byandenze cyakoze ako karirimbo karamfasha none reka nisohokere ntakuderanda numva hageze mu mwuka bikiri bikino kari ndi mu mwuka w'urukundo urumva ko karirimbo atari keza se kuki navuze impundu ko mbonye uw'Imana yangeneye kuki navuze impundu siko byari bikomeye wakunze wowe nizi reka sha wowe wigeze ikigomeke none waciye bugufi kare noneho si ibikino sigaye numva ntakibasha kwihangana sinzi aho nzahera mbivuga mbimubwira rwose ngiye guturika roho bikunanije ikiza apo
uzi gusiga uri ikigwarisha ntabwo ari ubugwari yakunanije iki kubwira umukobwa ko wamukunze akamwohereza ka message wawe sinabitinyuka kari cyangwa ugize ngo ni umukobwa usanzwe nk'aba bose tuzi umukobwa afite icyo abandi badafitera kari ariko guzo wari we reka mpfore aho ntiyaba ari sisi wapi uriya sinigeze mukunda na gato kandi urabizi ese ubwo nendera cyangwa bari wa mubyara wanjye Soniya ndakurahiye wabonye umukobwa y'igitego kandi witonda aho urimo urashakisha rwose Soniya nta wundi kere nkubwire ngiye guhita mu telefone mubwire ko nabimenye aherengere nyine umubwire ukuntu agukunda wintera agahinda kari ndabizi ko Soniya ari umwana mwiza witonda ndabizi ko kandi nkunda ariko njye Soniya mufata nka mushiki wanjye hari undi mukobwa nkunda ariko mukunda urukundo rudashoboka ngo rwakwanze Soniya ugakunda undi ko bimeze namenya kuri impumyi neza yive umugore nka Soniya wamuvanaye koko uzi gukora uzi kujya Kampala na Nairobi akarangura akaza agacuruza umukobwa utanywa inzoga umukobwa utajya muri boate cyangwa arahuma urabizi kari ntago nahumye uwo nkunda afite ubwiza burenze ubwenge ubwitonzi imico ye yihariye ibyo nkubwiye byose arabifite ni umuntu ukomeye cyane ariko afite kwicisha bugufi cyane urenda waburuta Soniya kari ni shefu tene wanjye onde shefu tene wawe yes yampaye nka rero igitirisi wakiriye kigonkoramo yewe mu by'ukuri ndi shoferi we ndumva muzi karya agakobwa utwarase niko directrice w'ikigo we yego niwe uriye udutegeka twese ntugasuzugure mu karacyari gato buriya ni umuhanga cyane avuye kwiga iyo hanze yewe muri za Amerika afite diplome ihanitse ku kazi turamwubaha abazungu nabo baramwubaha mbese nta mishinyiko agira mu kazi urumva niko ushatse kuvuga ko umukunda ndamukunda rwose ariko none umenya wasaza atari gusa none ukaba uri mu make reka ngusubiriremo ndamukunda vane benyamaho cyangwa uri bene shaba abashoferi bagira utugambo twiza bazi kwifunga ba nyirabuja cyangwa se abana ba shebuja uzi ko ushobora kuba utari umwana mwiza kare kandi reka nkubwire najyaga ngufata nk'inshuti yanjye ariko none ndakubwira ngo nakunze ukabigira urwenya uzi neza ko nta mico mibi ngira nta mpamvu rero yo kujya gucuruza karimi n'utugambo yumvise si ndi umwana bimenye rwose kwibera nyine ngo ujye ukura ibijugurira mukobwa aguha ifaranga nava muri misi yakuzaniye ka parufe cyangwa n'indi myenda myiza mu by'ukuri niyo metwe ndakurenganya kare ushobora kuba utazi urukundo icyo ari cyo nanjye nari mbonye umbwira shamba mubwira ibintu ni bibiri bibi uriya mukobwa ntashobora kugukunda wapi umukobwa usa kuriya umukobwa uvuye kwiga Amerika directrice ahubwo uvuze bike ongeraho ko ari n'umwana wo mu gikire aba kwa musaza ukomeye cyane papa we ni umuntu wakize kuva kera umuherwe nubwo nyine amaze kwisazira atagikora ariko Gentil si umukobwa wo hafa ntaza kubyivugiye namubonye kabiri ariko si umukobwa ufatika ni umwana wo mu kabati umukobwa wo mu bisubizo ariko ndamukunda urumva ku buryo umutwe ugiye kumeneka neza kuko rero umenya ubwenge nugiye imana ukabona gusekeye umukura iby'inyuma ry'ifaranga ahasigaye witegura ubukwe bwawe n'umwana mwari Soniya ntabwo aricyo ngiye ngamije ariko ureke kwifuza yisumbukuruza ngo we shoferi uzakunda directrice areka kubera iki niba unasinzirisha kanguka pe kubona iby'inyuma wandi kandi ushira ubwoba niyo ngombwa ujye unamupfubura reka buriya abanyamerika baramupfubije bihagije ku buryo akeneye umupfubuzi nkawe ese ko umuntu uri mu mibare uri mu biki mama si ngize imana ahubwo uraje papa si enda mfasha ntibikize ndimo gutegura umunsi mukuru wa Gentil kugira ngo ejo tuzagura ibyangombwa byose umunsi mukuru wese ariko nawe uzi ko wibagirwa papa si uraho wibagije ko ejo bundi ku cyumweru ari isabukuru y'imyaka 28 ya Gentil ndashaka ko tumukorera ka surprise tukamutegurira umunsi mukuru hasigaye ntarabukwe nkeka ko nawe ari nk'aho atibuka ko ari isabukuru ye
Janti arabyibuka reka ntukansetse urasa ajya yitekerezaho ko wasanga yibereye kuri mudasobwa mu madosiye y'akazi. uko ubivuze niko biri, niyo mpamvu atanabyibuha. uzi ko iyo ntamutegura icyo ashyira mu nda atabyibuka atahatekereza akazi gusa. niyo mpamvu kataryoha mu gashyira uturaso ku mubiri. karakora cyane kandi ntikarye. uretse ko bitanakabije cyane da, haracyari umukobwa agomba kwicunga hato atazava ku murongo. ndakurahiye sinzi ko ibyo ngibyo abitekereza. aho si umukobwa nk'umutavuga ngo ni muri weekend asohoke atembere ahure n'abandi bakobwa bagenzi be, kandi ntacyo abuze, afite n'imodoka, azabona umugabo ate kuko adahura n'abandi. nawe ntukanse, nawe umbwire ko wibwiye se ko Gentil yabuze umugabo cyangwa arababenga? mbese ubwo ushatse kubwira ko ibyo uvuga ari cyo kuko yabenze wa muhungu wa depite Jiri? Gentil yaramuhakaniye rwose ngo ntamukunda. kutavuga se Dr Sugira nawe burya yarabigerageje wapi. sivyo nakubwiraga se. uriya mwana ntajya yitekereza, nuko tujya tukamuganirizaga mva mu masi tukamubwira ko gukunda ari byiza, akavana amaso ye kuri mudasobwa. wenda bizatuma hari icyo yibwira. ntiwirushye, Gentil ntakiri Gentil uzi, ahubwo ntuzi kwitegereza. shanze kuvuga iki se? ariko atava hanyumva kandi ari akabanga yanyibiye. ariko urabizi ko ntacyo duhishanya mu masi. ntacyo umugore agomba guhisha umugabo we, cyane cyane ko ari na mushiki wanjye, uzi ukuntu umukunda rwose. ngaho subiza rero umutima mu gitereko, kuko Gentil ubu nawe yavuye hasi, hari umusore akunda. Nanga amakuru meza umbwiye we masi, ndishimye cyane. hasigaye no kuzarya kara ukantungira agatoki maze ukanyereka uwo mwuka wacu. nzamukwereka bidatinze. ngaho rero mfasha dutegure umunsi mukuru wa Gentil. wewe kwigura rwose byakuvuna mu rugo cyane, guteka no kugira gute. tuzabikorera muri hoteli. karyiza cyane ra. watekereje se nka kado tuzamuha? oya we banza unyibwire ibya Gentil yewe. ikoye uwo musore Gentil akunda se ameze ati? nta muntu usobanutse se cyane umuntu uri aho ngaho gucujugunyasa. ngo usobanutse? ubwo se ushatse kuvuga iki? umuntu umusore mwiza ufite n'akazi keza kandi uturuka no mu muryango uzwi. ubwo rero ushatse kuvuga ko nanjye ntasobanutse? aho ni wamunegurira umuzimu mu ndaro? sobanutse. uraje urashoboye. mukuru wanjye ngeze Imana ndakubonye rwose, mfasha pe. ngufashe iki se? mfasha iki se yive? wabuze amafaranga yo guhaha se mu buguri? oya si amafaranga nabuze, ahubwo nabuze icyo ngura n'icyo ndeka rwose. kutese kandi umva reka nkubwire, natumiwe mu isabukuru y'umuntu ukomeye cyane, none byanyoye pe. nihamuhiye Imana byasanze bimeze neza. yegera urabyumva nawe, biterwa n'uwo ari we. ni umuhungu se cyangwa n'umukobwa? oya ni umukobwa, ariko nyine usobanutse cyane. umuntu ataha ibyo abonye byose atoraguraje aho ngaho. yasenze icyo nakumarira rwose, biterwa n'ibyo akunda. ntabibwirwa n'igize kuko ko mbona ntacyo atagira. mva reka nkubwire, iyo aza kuba ari umukunzi wawe uramubwiye nibura ngo mugurire indabo. amenye nyamikonde Imana yarayikuvanyemo. yewe niko wibwira, maze kadushaka niyo umukobwa nkunda. ngo impano ushaka niyo umukobwa nkunda. ngo umukobwa ukunda cyane. ibyo bintu biranyuze n'ibiki koko wampishe yiwe? kubwire sinari kuza kukubwira ubusa Xavier, kuko n'uwo mukobwa ntazi ko mukunda, ntagize ibanga, kandi kubimubwira si ibintu byoroshye. gusa buryo uri ikigwari bigeze aho. ntabwo ari ubugwari. ugakunda umukobwa ukananirwa kubimubwira yive? wapi keretse mbabariye, bumva akabyatura mu kanwa kakambwira akankunda, kuko ngewe sinzabishobora rwose, sinabitinyuka n'ukuri kw'Imana. ngera imbere ye nkateshaguzwa. ntabyawe rwose, ntabwo ukunda uribeshye. ndamukunda ni ukuri Xavier, ku buryo maze igihe rwose naguheka nibaza uko nzabimwereka, ariko byaranyubiye. ariko ni ikibazo kitanyoroheye.
niyo mpamvu rero nifuza kumugurira akado impano ku buryo igenda ikamvugira urukundo rwanjye ikivugira wumvise muvandi igihe cyose umukobwa atarabikumvana mu kanwa kawe k'umukundo ntazapfa yizeye ko umukunda none se bigenze ni ko ntaritinyuka ese ubundi iyo urebye ubona umukobwa agukunda ntabibwirwa n'iki se rwose simbizi pe gusa tubanye neza urumva tuvugana neza dukunda kuganira gutandukana n'ikibazo iyo duhuje amaso turaseka ese wagira ngo hari ikintu tuziranyeho twembi ariko ntabara ngavuge ni bucece ujye ubimenya umukobwa w'umutima ntabwira umuhungu ko amukunda ahubwo amukorera ibintu bimugaragariza ko amwitayeho icyo umuhungu nawe akabanza akavugisha ibikorwa nyuma noneho yabona umukobwa abyakira akabona gutobora akavuga nuko umuntu atereka reka mubwire Xavier rwose mukuru wanjye ndagushimira wakoze cyane aho nabereye rwose sinigeze ngiye ikizamini kinkomereye nk'iki icyakoze ngiriye inama niyo mpamvu ngushimiye mbona umwana nyitaho nanjye rero ngiye gushyiraho akanjye nk'ubu yantumiye iwabo muri aniveriseri mu isabukuru y'amavuko rwose sigaho nuko biza rwose jya umugurira amaroze na za buke nziza cyane azamushyire nibyo indabo z'amaroze si byo se maze ubundi wicecekere nuko bigenda biza ayewe yayantera Xavier byaba atankunda ugasanga nikozeho cyangwa akagira ngo ndamwubahutse wavutse sha ahubwo se uwo mwana uzamunyereka ryari umwana se cyangwa wasaze ni umuntu ukomeye cyane ukomeye ushatse kuvuga ikivi ni umukobwa wo mu bakire urumva babandi b'abaherwe ariko hejuru y'ibyo ni diregitrise wanjye urumva rero ko ukunda diregitrise wawe umuyobozi wanjye ndakubwiye ngo wirindagira ibyo bisubiza aho bivanye urumva wasaze cyangwa oya ntabwo nasaze ubona nkubeshya se Xavier najyaga gufata nk'umuhungu ushyira mu gaciro neza aho nkujije ni none ugenda gushaka rwa shugamani diregitrise wawe umushaka wiki washatse abakobwa bo mu kigero cyawe kuko barabuze ariko kuki mudashaka kunywa ariko mubwire umva iki ubwo rero uwo mugore niba ari igisinzi ashaka umusore yiyinjira akajya amwishimisha uko ashaka se ko bimeze abasore bubu ndabazi ko ni mu kirwambaye ubwo urashaka kumurya ifaranga ntabwo ari icyo rwose ntabwo ari icyo ntukiri umwana wo muri izo mbyino igihe kirageze ngo utekereze gushinga urugo rwawe ariko reka nkubaze kumva unyumvise nabi koko ni ukuri sinkubeshye uwo mukobwa ndamukunda kandi numva nta kindi mutegerejeho uretse kubana nawe tugashinga urugo urumva ibindi rero wivugishwa sinzi ibyo ari byo ariko kuko wabuze umukobwa wundi cyangwa none se uwo mubwiye se ugiye gupfa igihe cyawe kuri diregitrise utazapfa abaye uwawe kuki wakoze ibyo bintu ariko umva reka nkubwire ivi umva reka nkubwire Xavier ngiye si umukobwa mubi si n'umushugamami nk'uko ubitekereza ntiwongere no kumutuka rwose kuko byambabaza Jantiye ni umwana mwiza warezwe neza ugira imico myiza yego ni umuyobozi wanjye ariko nanone ni inshuti yanjye uramenye rero ntiwongere no kumbwira abandi bakobwa kuko Jantiye niwe umutima wanjye wahisemo ibindi rero byihoreye niba ari ibyo niba atari bya bindi byateye ubu ngubu usanga abasore bashaka kurya amafaranga y'abakobwa bakomeye njye ntabwo ari uko bimeze Xavier numva rwose cyangwa abagore nabo bashaka abasore bo kwishimishaho ugasanga mwirukamo mu Rwanda umva rero ngiye na Jantiye reka nkubwire nubwo ntawe uratobora ngo abyerure mbona hagati yacu harimo ikintu cyitwa iki urukundo uneze amatwi gusa ikintu y'ubwoba ni kimwe nibaza niba urukundo rwacu ari urukundo rushoboka ubu koko Jantiye nk'umuyobozi wanjye diregitrise wize amashuri muri za Amerika na hehe iyo za Buraya kaminuza yakwemera kubana nanjye yiva umushoferi ndabimenye se njye mbona iby'uwo mukobwa ari bwa butesi bw'abana b'abakire
bumva ko bagomba kwiha ibyo bashaka byose ashobora no kuba gukunda ariko ibyo kubana nawe ariko nanone birashoboka. ndi wowe rero nashaka undi mwana nkunda akanyibagiza directrice naho ubundi urwo rukundo ntibishoboka ndakurahiye. oya wayaba umushoferi urungura directrice we ntayitinya itarungurutse. erega ndabona ari inama ya famiye. Fabien, kutari wambwiye ko papa Simba ari aha. wowe ufite ikibazo se Shariro? ndabona mbonye akikangada. none se ko wampamagaye ngo uranshaka cyane nimva ku kazi mitira aha mu rugo ntunambwira ibyo nshakira. none nkaba nsanze papa Simba ahari ndikanze ni ukuri. none se nagize nte ko mbona mu magurukiye. Humura Shariro, yego urabizi ko twita kuri bashiki bacu cyane, iyo habaye akabazo twese turaterana. ukoze none se uyu munsi ni njye? ntabwo ari wowe, gusa nuko aricyo nshaka ko tuganiraho ukaduha amakuru kandi ukatubwiza ukuri. ubwo se koko ntimwari kumbaza kuri telefone papa si cyangwa wibagiye ko ngomba kujya kwiga? Humura ndakujyana mu kanya rwose ntidutinda. niko Shariro karame, ko numvise mu Masimbi yivugisha ngo Gentil hari umusore basigaye buzura, hari ikintu waba ubizi hora? kandi ntuduhishe rwose, uzi ko nta kibi tuba tubifuriza, tuba dushaka kubagira inama no kubategurira ejo hazaza heza. yewe icyo kibazo kirandenze kandi numva mwagakwiye kwibariza Gentil ubwe. bambe nta n'icyo mwari mukwiye kumubaza. Gentil si umwana, azi uburyo acunga ubuzima bwe, ayobora ikigo gikomeye, mukwiye rero kumugirira icyizere mukamwizera. igihe azaba afite uwo bakundana akazababwira. yego ariko byiza nuko twabimenya tukamufasha kutagwa mu bishuko cyangwa mu bashaka kumurya amafaranga ye gusa. bahanza bubareza nk'abo ngabo. kandi si ngombwa kudusubiza urakaye Shariro, turabavandimwe bawe rwose, ntidushaka kugira Gentil nabi cyane. mbabwije ukuri bya Gentil simbizi, ni mukuru wanjye ntajya ambwira ibye. buriya wasanga nampinga. umuntu nzi baganira ni mama Simbi. ubwo niba yarakubwiye ko hari umusore wuzura na Gentil ubwo arahari, uzamubaze n'ibindi. yanze kumbwira nawe ambwira ibintu bidasobanutse. bibazaga rero wenda ko waba ufiteho amakuru ahagije. njye ndumva murimo mwitesha umutwe kusa. Gentil rwose ashobora kuba nta n'umuntu afite. none se kumuzi ko turarana mu cyumba kimwe, ko najya numva nijoro hari n'uwo bavugana kuri telefone. amasaha ya Gentil ata kuri telefone abavuga iby'akazi. none se Shariro, ndakumva ko muri anniversaire ya Gentil nabonye azana n'umuhungu mu modoka. Urabise? uravuga Yves se? numvise ariko amupresenta ariko nta kindi yamutubwiyeho. muransekeje rwose. yaba ari we se mama Simbi yacagamo amarengara kuba basigaye bakunda? rwose ibyo ntibishoboka. Yves oya, namwe murakeka mugakabye. ntabwo Gentil yakundana na Yves. ate se umushoferi? no ntabwo byashoboka. none se uburyo umuhungu bari kumwe n'umushoferi? uriya n'umushoferi bakorana, akenshi nawe umutwara. bwari ubwa mbere se umubonye ahangaha papa si? kandi hari nubwo ajya acyura Gentil cyangwa akaza kumutwara mu rugo. ariko ibyo sinjya mbyitaho. yewe umva njye najya kureba abashoferi bazanye Gentil buri munsi. ariko se Shariro, ndakumva. uko ibyo uvuga urabyizeye? ndabyizeye pe. uzi neza ko hagati y'uwo mushoferi na Gentil nta kirimo? ko Gentil yaba ataraforokeye uwo musore? ntimugakabye Fabien. Gentil ni umukobwa mwiza wiyubashye, ntabwo yajya gutigirira akundana n'umushoferi. aho ndabirahiye rwose. ubwo si byo byavugwa he? twaba amaso ibyo bintu tukabikurikiranira hafi, ko burya Gentil yakora icyo ashaka n'ikimujemo cyane. none se wasobanura ukuntu bari kumwe bonyine mu modoka ya Gentil? aho ngaho urumva hatarimo akabazo? harimo rwose none ikibazo. se murakeka ko buke z'indabyo z'amaroze Gentil yatahanye hari uwo muhungu wazimuhaye? twabibwirwa n'iki se? nabyo nari kubigeraho. none kirya ndabyo zavuye? nyamara Gentil hari ikintu adukinze gikomeye cyane. dushatse twaba amaso ni ukuri, nawe ubundi yazadukoza isoni turebye nabi. aha, niba ari ibyo rero mubikurikirane neza, nanjye ngiye kuneka bakamenya ikiri hagati ya Gentil na Yves. umva Fabien, ndakumva. no gufatira mu maguru mashya tukagira icyo dukora bitaragera kure. yego rwose.
ariko ibaze jantiye na shoferi nawe ubwire rwose cya mbega amahano mu muryango mabi ukaba twaravunikiye tumuhira za kaminuza ngo yiki uko se ntabwo byavamo rwose ntabwo twabyemera rwose. Directrice yaramutse ateye yewe naba mbabeshye n'ukuri ariko umenya kirwaye yanyohereje ubutumwa gusa mbwira ngo sinjye kumufata nanone ntaza ku kazi. Ibyo gusa rwose nta kindi yakubwiye? mwese mwamutelefoni mukumva ukomeze kuko ari ngiye mugomba ubundi kubaza mwe ntimuzi nimero ze. Nibyo rata mu kanya turamuhamagara tumubaze. Ubwo narinje kubisabira ikintu. Iki se kandi niba muri ubona akanya nyuma y'akazi nimwaza tukajya kureba uko Jantiye Bambe Directrice ameze mwumva bidakwiye kuko tumusuye. Icyo ni igitekerezo cyiza rwose ahubwo twari dukwiye no kubigeza ku bandi bakozi abashaka tukajyana rwose. Ugize neza rwose buryo ureba kure. Ibyo koko areba kure even tukamukineho shasu wa hafi ahangaha azi icyo ashaka. Ure ko numva uvugira ku mutsi w'iryinyo no mu migari Delphi. Nuko wibwira ko turi ibicucu tutabona umukino urimo se? Umukino yiva arimo n'uwuhe Delphi ko ahubwo twumva igitekerezo cyiza. Cyo kutwitwaza ngo tujye gusura Directrice naho yigiriye muri gahunda ze. Ariko gahunda zihe? Ariko Pelagie nawe ntiwigiza nkanaye. Ubwo koko yiva azajya kujijisha nawe wemere. Umva Delphi rwose ntawo guhatiye kujya gusura umuyobozi wacu. Niba utabishaka urore ariko ntuntondagire. Sinshaka guterana amagambo nawe. Mwumve kandi. Mama se shenge uragira ngo ntacyo mvuze dawe. Icyakoze ntugire ngo turi impumyi di. Umva mbese kandi. Ayo urimo turayabona kandi uvomera mu rutete yife. Jantiye ntuzamushobora rwose. Aha ese murimo murapfa iki mwabantu? Ive we na Delphine muravuga ibiki? Wamubajije se akagusobanura ko numva ari ufite ibyo avuga. Ubwo rero wirirwa ukururuka kuri Directrice wisekesha uhinga ukubaka gongo uhakirizwa uca hirya ugaruka hino ushaka kumushuka no kumutereta. Wibwira ko ari injiji? Ariko ubona udakabya koko ntabwo ukabya kwisumbukuruza. Ubona koko Directrice yakunda shoferi nkawe? Kuko byose kandi ni ibiki? Uko wagira ngo simba hano ujye wikorera akazi kawe rata. Nzi ko utabona umwanya wo kujya mu matiku y'uriya mukobwa. Ngo amatiku? Amaso yanjye Imana yayampereye kubona di. Uyibwiye ko hari ikinshika se? Icyakoze mwana wa mama nkubwire urimo uravomera mu rutete. Niba ari ifaranga rya Jantiye ushaka kurya ntaryo uzabona. Reka nisubirire mu biro. Ubwo naha nimugoroba tugiye gusura nyoko buje. Ngaho genda ntacyo. Ewe ariko Delphine yagiye itekuye. Mbega umugore wumvise amagambo yose avuze. Ikibabaje nuko asohoka haciye agenda bivuga. Urabizi ko nta fera agira mu kanwa. Yewe nakumira rwose. Buriya Jantiye niyumva ayo magambo yose azatekereza iki koko Pelagie? Ariko se ibyavuze kicara umbwire ko umusaza asara akagwa ku ijambo. Ibyo Delphine avuze aho ntibyaba bigana kariho gakize aho waba ushaka gushuka uriya mwana w'umukobwa. Atari byo pe sinabitinyuka gusa uriya mwana njye ndamwikundira. Jantiye rwose ni umuyobozi mwiza umukobwa mwiza yazaruta akamukunda kuko. Ibyo kuko ntawe utamukunda ariko nashakaga kukubaza niba hari n'ikindi kiri inyuma dore umusore. Ikise kandi ahubwo ko waba ufite gahunda yo kumurya ifaranga ko mbona ari akate. Reka datawe ngo hari abashoferi binjira ba nyirabuja. Cyo ntega amatwi irakara dore n'abanyagusenge ndakwihanangirije. Uramenye wihangayika rwose Pelagie ariko koko ntunzi ujye witwara neza. Ahasigaye uzashaka umugore ushinga urugo nawe kurwayeruka inyuma ku mafaranga yawe. Umva Pelagie ntega amatwi nkubwire rwose kandi ndakubwiza ukuri. Hasigaye nawe ngira inama. Ngaho mbwira nyine. Nakubeshye nta gahunda rwose mfite yo gukura ibyinyo Directrice. Ko ariko babyita ariko ubyemere ntunabishidikanyeho ntunabibonemo uburyarya cyangwa ikindi. Jantiye ndamukunda pe ku buryo byambujije amahoro n'umutekano singisinzira. Ndamukunda pe ndamukunda rwose kandi sinzi niba urwo rukundo rushoboka.
ayiwe turagira dute noneho ukunda directrice wawe ugacwa we mbega kaga nawe koko ugiye kunca intege ugiye kumbwira ngo ndi umusazi ugiye kumbwira ko bidashoboka ubu koko nzabigera ne koko harya ngo ntazi niba umukunda ntabyo namubwiye sinanabona rwose aho mbituruka sinzi niba naba nkunda ariko iyo murebye mbona afite ukuntu amfata n'ukuntu andeba bidasanzwe ku buryo mbona urukundo mu maso ye ariko nkibwira ko wasanga ari ibyo ntekereza cyangwa nibwira icyo kibazo ko kitoroshye se mwana wa mama uzabigira none ugiye kumbwira ngo mwibagirwe oya niyo nabikubwira ntiwabishobora none nkuriki rero ndabibona mu maso yawe ko ukunda uriya mwana cyane ndabibona rwose ko bitanakoroheye nihurizo ariko umenye ko ari urugamba rukomeye ariko ugomba kururwanya gute se kandi niba gusa namenyaga icyo Gentil yabitse ku mutima niba gusa namenyaga niba nawe nkunda icyo gihe byaba binyoroheye ariko ubu ndaremerewe pe koko nzabwira nte Gentil ko mukunda ko nzi ko ujya ugenda iwe wambabariye ukamfasha mbara rwose ndagusabye wamfashije Peraje biroroshye karabi nkeneye kumenya ukuri ndwanaho rwose Soni ihangane rwose utavaho gukora Kari koko ibyo uvuze ni ukuri ngo Yves asigaye yifitiye undi mukobwa rwose Soni ibagirwa rwose Yves njye uko mubona yageze mu rundi rwego yaranandahiye rwose ko atigeze agukunda ariko kuki koko Yves atankunda n'ukuntu namukunze nkabimwereka igihe cyose maze mutegereje cyangwa nawe agira icyo yibwira Soni Yves yarahindutse cyane pe icyo batekereza ni ukurya amafaranga uwo mukobwa ukora umwana wo mu bakire nibyo ni umwana wo mu bakire rero ibyo gusa ni na directrice maze ikigo Yves akoreramo ngo directrice shane ko bimeze pe urumva rero ko ntawe wahera upfumura utahangana n'umukobwa wifitiye imodoka ye wifitiye amadiporome ye wifitiye ifaranga rye mbese umukobwa nyine ukomeye ariko Yves ko yari umwana mwiza yahindutse ate koko hanze aho urahazi wowe ubu koko urukundo rwacu Yves arugurishije amafaranga nibyo mwibagirwa pe amafaranga y'umukobwa yaramusajije pe niwe ahoza mu kanwa yaranambwiye ngo rwose ngo nkubwire ko agukunda agufata nka mushiki we ariko nta yindi gahunda afitanye nawe njye rwose sinumva ukuntu amafaranga yararura umuntu akigize urukundo ruzima rw'umukobwa umukunda igisekeje rero Soni ni uko uwo mukobwa ashobora no kuba adakunda Yves pe ariko Yves ntakirwambaye mana yanjye we sinashoboraga gutekereza ko Yves yaba umukozi w'ibyinyo pe koko Kari ndakumva Soni wamfashije rwose tugasubiza Yves ku murongo ko Yves mukunda cyane twamugiriye inama akareka uwo mukobwa ko ntako ntagezera ariko ntiyumva pe arabeshya ngo ni urukundo ariko sirwo niyo nyota y'ifaranga yamuhumije uretse ko ntanatinya no kuvuga ko rwose uwo mukobwa ari mwiza cyane pe nta muhungu utamukunda aha kugeza aho na shoferi yamutondagira se rwose ntibirangiriye aho ngomba kurwanira urukundo rwanjye nzaruhuka ari uko mbonye Yves wanjye ntabwo bishobora kurangirira mbonye rwose Gentil yorohewe Imana ishimwe twari twagize ubwoba ngo haba harimo malariya ariko nta kintu kirimo bishobora kuba ari umunaniro bamutegetse kuruhuka akaryama buri hazaza gukora nyuma ya weekend ibyo rwose arakora cyane rega cyangwa yaba anatekereza cyane mama si erega ni inkumi tukabyirengagiza ubu se atabonye Yves akamererwa neza arishimye rwose ku buryo yibagiwe umubabaro yari afite tugize neza kubasiga bonyine baganira ntekereza ko bari bafite byinshi byo kuvuganaho reka twinywere icyayi cyacu kidahora njyamo na Yves na Gentil bumvikana neza cyane kuba neza Peraje ibyo mvuze siko bimeze wahora n'iki buriya Yves aba yihangana agaseka ariko umutima ushenguka ushatse kuvuga iki Peraje
Ive mu gitondo yanganirije nsanga afite ikibazo gikomeye cyane ku buryo nibajije icyo namumarira kikanyobera ariko ubwo tubonye akanya ko kuganira reka nkugishe inama. Ngo ufite ikibazo cy'ese disi? Buriya Ive akunda cyane Gentille ariko byamuteye ubwoba ntiyatinyuka kubimubwira kugera naho yibaza niba afite uburenganzira bwo gukunda directrice we kandi wari shoferi. Yakubwiye ko amaze igihe kingana iki amukunda? Kuva yamubona ngo yahise amukunda. Abo yagerageje kugisha inama bose rero harimo na mukuru we bose bamwise umusazi. Bamwe ngo ni amafaranga amukurikiyeho, abandi ngo ni ukwisumbukuruza, ngo ntashobora kuzapfa abonye umukobwa nka Gentille. Kugera naho ku kazi batangiye gukeka Ive. Ibyo bintu babitekerezaho iki mama si? Ko Gentille ari nk'umwana murera kuzi ibye ubona ko Ive yarasaze? Tumugire inama se yibagirwe Gentille cyangwa se azemera ahumiriza mu bwizukuri? Ubona bikwiye se ko umukobwa wanyu yarongorwa na shoferi? Umubwiza ukuri rwose nk'umuvandimwe. Ive rwose ndamuzi ni umuhungu witonda. Niba yarambwiye ko akunda Gentille ntabwo yambeshyaga. Kandi byamukeka ngo kurikiye ifaranga rye sibyo rwose. Gusa igiteye ubwoba Ive ni uko yaba akunda Gentille batamukunda. Ni uko yaba akunda Gentille urukundo rudashoboka. Nawe yumva ko ntaho byabaye ko shoferi akunda directrice. Pelagie, amagambo umbwiye aranshimishije kuko icyo numva nshyize imbere umunezero wa Gentille. Nkaba numva igihe cyose Gentille na Ive baba bakundana nta kibazo nabibonaho, ahubwo nabashyigikira. Ive yaba umushoferi yaba umushomeri ntacyo bivuze bakundana. Nanjye nuko mbyumva. Kuba ari umushoferi se bitwaye twagize nyine. Yego umukobwa amurusha amashuri menshi n'umushahara mwinshi ariko si ikibazo mu rukundo. Baramutse babanye bashyira hamwe bakuzuzanya maze bagatera imbere. Ubundi se nihe byanditse ko umuhungu ari ugomba kuba afite umushahara n'akazi keza kurusha umugore? None se mama si nagira ihe nama Ive azabwire Gentille ko mukunda? Ubu se koko arahatarabimubwira n'ubu twabahaye umwanya wonyine ngo baganire? Ntabyo yamubwiye. Inshuro zingahe se baba bari bonyine mu modoka bakanakorana ingendo ndende Ive amutwaye bagiye gukurikirana imishinga mu ntara ngo ataratinyuka kubimubwira. Byaramunaniye kuko Ive ntarabohoka ngo yumve ko afite uburenganzira bwo gukunda directrice. Mbega abana ngo harababaza imitima yabo. Pelagie, njye maze igihe rwose nzi neza ko Gentille akunda Ive. Ibyo uvuze nibyo mama si? Kuri pe Gentille yarabinyibwiriye. Gusa nk'umukobwa w'umutima ntiyari kubasha gufata iya mbere ngo abwire Ive ko amukunda. Ive ari kwikanga kuko nubwo ari umuyobozi we amukuriye mu kazi ariko ni umukobwa wakunze. Mbega amagambo mbwiye ko ntari meza. Na Gentille akunda Ive? Aramukunda ni ukuri. Ndishimye cyane. Ubyumve ko nishimye. Kandi ku giti cyanjye njye mbona bafite uburenganzira bwo gukundana bakabana. Umwe ari directrice undi akaba shoferi we ntacyo bivuze. Ahubwo igihe kirageze ngo bashyire urukundo rwabo ku mugaragaro. Nubwo nzi neza ko bitazaborohera. Nanjye binteye ubwoba. Iyo mbona ku kazi ukuntu batangiye guserereza Ive ngo arashaka kwikurura kuri directrice no kurya ifaranga rye. Abandi bakavuga ngo se waba urongoye ni directrice waba umurongoye. Niba mukunda azabasha kubyihanganira kandi nibamara kubana amagambo azahosha. Ngikeneye ubwo ahubwo ntukizi n'iki ni basaza ba Gentille ni abantu bo hejuru cyane sinzi ko bazabifata. Kuneye ubwoba nanjye uko bimeze kose ntibazabishyigikira. Batangiye no gukeka ko bakundana ku buryo papa Simba asigaye anyinja nanjye ntacyo mubwira. Ariko nkurikije uko mwumva ntazashyigikira ko Gentille abana na shoferi. Ariko mana yanjye ibyo bintu kuko bizashira ryari simbizi. Ibyo kumva ko bakire bagomba kubana n'abakire, byo kumva ko umukobwa wize ufite akazi gakomeye nawe byanze bikunze agomba kubana n'umuntu ukomeye bizarangira mu masi. Ibyo bigomba gucika. Nukuri pe Gentille na Ive bagomba kubaho mu rukundo rwabo kandi bakabera abandi urugero. Pelagie, ahubwo birakwiye ko Ive ava ahangaha abwiye Gentille ko amukunda anamenye kandi ko na Gentille amukunda, sibyo? Nibyo. Reka mwohereze message muri telefoni ye mubwira agiye icyo yibwira cyane rwose. Bafite uburenganzira bwo gukundana no kunezerwa no kwereka abashidikanyaho imbaraga z'urukundo.
ariko Yves umeze neza ko mbona uhindutse ukuntu utari nk'uko waje umeze. Oya humura Gentil meze neza rwose none naba mpinduwe nigize ko ntigeze nsohoka muri iki cyumba ko ntigeze mpaguruka yewe no kuri iyi ntebe ko nta n'ijambo ribi wambwiye. Muziki oya ntacyo yego ndarwaye ariko sindi inkubi. none ni iki ukeka ko ndabaguhishe? mesaje ubonye muri telefone irimo iki ko umaze kuyisoma ugahita uhinduka Yves? nta kintu kibi kirimo humura Gentil genda nawe ntushaka urebe yaje warunyohereje ubutumwa ko yitahiye ko mama Simba amuherekeje yanyine. humura nta kindi da nta kindi rwose ahubwo nanjye mu kanya ngiye gutaha ndagusuye bihagije ndabona kandi utangiye koroherwa. kukuganiriza byamfashije cyane Yves. Mpamishimwe ku buryo numva natoye akabaraga. nakubeshye ubushatse nabyuka ngafata imodoka nkagucyura ndumva norohewe humura. oya Gentil nta kibazo rwose ndijyana byamuruhuke ubanza ukire neza sibyo? nukuri nishimye ko waje kunsura Yves. nanjye ndishimye ko wishimye nawe kandi niriwe ngutegereje. nibyo kavugana ariko Yves aransura nashatse no kukoherereza ubutumwa ngo nkubaze ariko Yves wowe ntusura abantu barwaye. nagutekerezaga cyane ariko ntibaze ukuntu umeze ukomerewe mu by'ukuri niriwe mpangayitse pe. ariko iyo peraje yatamerekeza nkubeshye sinzi ko nari kubasha kwizana. kubera iki? reka mpahire shefu tene wanjye ngomba kukubaha ngomba kwisuka iwawe uko mbitekereje. ntukavuga utyo Yves. none se ndabeshya? ntabwo ibyo binshimisha rwose kandi nakubwiye ko uri shoferi wanjye mu kazi gusa igihe tutari mu kazi uri Yves byonyine ko mbona ubabaye se. Gentil karame reka ntahe burishe uretse sha Yves tube tuganiraho gato. nanjye nibyo nifuje ariko birakwiye ko ngenda. sinumva ikintu kikubabaje Yves. reka ntahe kandi umpishe ikintu. oya ntacyo kandi umenye ko bimbabaje sha wambwiye iki koko kikuremereye umutima? Gentil karame erega burya ukuri kose si byiza kukuvuga. nishambwiye ushobora kukubwira ukuri kuri ku mutima wanjye ugasanga ugufashe nabi. oya sha nta kintu wambwira ngo gifate nabi Yves. urashaka ko ndahira basi? oya sinakurahiza Gentil basi reka ndahira ni ukuri kw'Imana ntacyo wambwira ngo kimbabaze. nzi ko uri umunyakuri kandi gusa mfite ikibazo. guteza amatwi Yves. Gentil karame ubu ko ndeba uko narasaze pe. ubona ngenda ukagira ngo ndi muzima ariko ibyanjye byararangiye. ngo warasaze? narasaze neza. noneho wisetsa Yves nkabonye umusazi umenya ko yasaze. Gentil karame reka mbigusubiriremo narasaze ariko Gentil karame ubona koko ngewe Yves gutinyuka nkagukunda atari ibisazi. Gentil uko ndeba nkaho utemera ibyo nkubwiye. Gentil nawe ugiye kuvuga ko nasaze? ugiye kumbwira ko nta shoferi wagakwiye gukunda diregitirise we? ugiye kumbwira nk'ibyo abavandimwe n'inshuti bambwira ko ari urukundo rudashoboka ko ari ukwisumbukuruza udashobora kuzaba uwanjye? Gentil ndagukunda ndabizi ko bidakwiye ariko ntukore neze. icyo nifuza ni uko wambera umufasha ariko umenya narasaze koko umenya ahubwo ngukomerekeje. mbabarira Gentil mbabarira ko nkubabaje. wirirwe bambura muke. oya sha wigenda Yves wigenda ndakwinginze Yves. bite Gentil habaye iki? habaye iki? komisi urafunguye ngira ngo ni Yves. ngo nde? Yves se Yves si wose wa mushoferi wawe kurira asa kugiza ati yaba amugize ate se ko yari yicaye ahangaha avuye ku kazi akaza kureba ko Gentil yameze. Gentil ubaye iki? ni iki kigushavuje? komisi
agira telefone yanjye mbabare mamagarire yivagaruke ariko ndashaka kumenya ibibaye ahangaha ibibaye hano ni ibiki oya nako mwigirayo reka ngende mukurikire n'imodoka ndasanga ataragera kure ngomba kumuha igisubizo iri joro byanze bikunze oya janti we rwose wibuka ko ukirwaye ryama uruhuka ibyo ugomba kuvugana na Yves uzabimubwira ejo rwose ryama ndakora ntibishoboka mama si oya ryama agahinda ajyanye no kwihura kumana ni ukuri ibyishimo birandenze nanirwa kumusubiza kuvuga birananiye neza kandi wabifashe nabi ariko si igitangazara rero kizagomba kumusubiza Gentil papa si maze igihe nkunda Yves byarananiye kubimubwira ngukira ute sinkunda umushoferi nkunda Yves ni umushoferi ku kazi ariko mu buzima bwanjye ni Yves kandi ndamukunda Gentil igihe cyose umaze umukunda warihanganye utegereje ko nawe hari icyo akubwira none muri aka kanya gashize Yves nambwiye ko nkunda kandi amaze igihe nkunda yaratinya kubimbwira kandi yifuza ko namubera umugore nahoraga ndibaza niba Yves ashobora kunkunda nkuko namukundaga none Imana irasubije murekere aho ngaho ayo mateko umenye ko agiye ntacyo uramusubiza none Gentil rero ntege amatwi ufunge umunwa wawe uretse n'uriya mushoferi nta wundi muntu n'umwe nshaka ko azumva ko wakunze shoferi uranyumva na murumuna wawe Charlotte ndakwiyamye ibyo bintu ni amahano ufungira aho ngaho nta soni papa si aho ni waba wibeshye ukora umukobwa wisimbi wiga kugenda urimo kubwira ngende Gentil mfite imyaka 28 mfite uburenganzira bwo gukunda uwo ushaka mwubaka urugo rwanjye nk'uko wubatse urwawe na mama Simbi mukundana ntawe wivanze mu buzima bwanyu nanjye ubimenye ntuzivange mu buzima bwanyu kesha amashyi dore ko menye ntazi ibyo uriya mushoferi yagushyiriye muri jipo icyo nkubwiye urumva kuteze kuzabana nawe bibaho tuzemera ko uzakoza isoni umuryango wawe cyangwa se ntabwo ujya wibuka kuri diregitize w'ikigo gikomeye ntacyo bimbwiye kandi ugomba kumenya ko uvuka n'umuryango ukomeye papa si ibyo ndabona urimo kurengera rwose n'impamvu urimo gutanga ntizifatika niba Gentil na Yves bakundana wabikoraho iki ntabwo mbikoraho iki uko bimeze kose Gentil si umwana urabyumva si n'ubwa mbere wabonye umuhungu yagize igihe cyo gushishoza no guhitamo umutima ushaka uvuga sinzi ibyo ari byo rwose urahirwaga benga abahungu bagaragara abadogiteri n'abaki warindiriye shoferi neza kuzabikwemerera uribeshye cyane papa si niyo wateka ibuye rigashya ntazambuza gukunda Yves no kubana nawe kuko niwe nahisemo umusaza wawe ukuruta nawe wakabiri uramaze ukabona ngo diregitize wabwiye ko ufite uburenganzira bwo gukunda bushatse ugomba kubahisha ikigo uyobora n'umuryango uvuka ariko rero papa Simbi rwose ubwo nta soni ufite zo kwita Gentil urabona bikwiye niko ibyo ko wankunze mbese hari ibyo nivanzemo cyangwa nawe ubwiyanga ngenda kuvira rwose ariko umenye ko utazambuza kubana n'uwo nkunda ntabwo uzambuza kubana n'uwo mutima wanjye wahisemo witwaje ko ari shoferi rwose uramenye Gentil oya sigaho ntuve mu rugo rwose ese noneho ibi bintu byazavugwa hehe koko aramutse avuye mu rugo sinshobora kubyemera oya papa si oya papa si ndakumva twizere ko aranga uriya musore atuyobora atatubeshye oya ntaha nkunze ko ari no ku muhanda hatarabije kuhagera kandi niba atanariho ntacyo bihindura turavuga ko twayuhi dusezere tugende nibyo rwose uko bimeze kose twafashe icyemezo cya kigabo cyane ngaho nawe koko papa si reba ahantu Yves atuye ubwo ngaha niho twari gushyingira umukobwa wacu Gentil cyangwa ahandi hasa nkaha koko ko umuntu agira abana inama bakagira ngo ni ukubanga uretse ko wakosheje gukubita Gentil ntibyari bikwiriye rwose ni umukobwa w'inkumi
nanjye byaraye neketse rwose nabyicujije kubona namukubise kandi arwaye cyane cyane ko umukobwa w'inkumi na Gentil adakosozwa inkumi buriya wamugiza ahubwo umwanzi wawe n'inama ziri rwose wamugira ntiyazumva ni ukuri pe cyane sinzi ko azambabarira cyane n'umugore wanjye umumama Simbi yandakariye ku buryo yaranteye umugongo ariko uravuga Fabien iyo wabonye ibintu Gentil yigira arira washaka kugenda mu gukurikira uwo muhungu ambwira ngo njye menya Simbo kiga kugenda yavuze amagambo yantesheje umutwe nanirwa kwihangana ni amahirwe rero kubona n'ubu ngubu atari yavugana n'uwo mushoferi we ngo amubwire ko amukunda ubu tugiye kumutanga ku buryo nta naho bazahurira rwose ndatekereza ko Gentil atigeze avugana nawe uyu munsi kuko yiriwe amerewe nabi cyane uwo mushoferi turamuha isomo mva ni nk'iryaruka ubu buryo yibagirwa Gentil n'inzira igana iwabo cyane rwose ajya ashakaho mu rwego rwe nibyo umukobwa wacu amwibagirwa rwose ese ubu twakwinjira ko mbona umaze kwirara uyoboye nibyo oya nibyo reka tugende eko warembowe papa si witonde iryo batiri itagute madamu mbega ahantu habi ngaho nawe mbwira ukuntu Gentil yari kuke yinjira ahantu nk'ahangaha koko Directrice muzima kandi suko se abona ko twamurihiye amashuri hanze hose mu bihugu byose akabizenguruka kugira ngo dukoze isoni reka dufite inshingano zacu nk'abavandimwe zo kurinda umwana wacu rwose ndumvaje karibu mwicare ntabwo twicara ntabwo mwicara ariko tuje kuvugana nawe cyihutirwa watumenye se wowe nakumenye ariko uwo nguwo wundi muri kumwe wese namumenye ahubwo se ni amahoro Gentil hari ikibazo yaba yagize we nta kibazo Gentil afite kandi iyo yakigira siwe twaza gutabaza munkeneye nk'umushoferi cyangwa imodoka y'akazi ntiwibwire ko ibyo ari byo iwacu tubuze nta mushoferi dukeneye twese dufite perimi urumva yewe na Gentil arayifite kandi ndumva ubizi neza none se muje kugira gute tuje kukubaza ikiri hagati yawe na Gentil sinumva ibyo mushaka kuvuga Gentil ni Directrice w'ikigo nkoramo ni umuyobozi wanjye rwose ibyo wumva bitaguhagije se ku buryo wakirirwa uduteshereza umwana umutwe umubuza amahoro ntabwo ariko mubuza amahoro munyumve kandi Gentil ndamwubaha nk'umuyobozi wanjye none se wajya umenya urwego rwawe ukamenya kuri shoferi ukirinda kwisumbukuruza se ariko nibyo bibagenza se mumbabarire rwose ariko nduva muri muti igihe cyanyu kuko nta kintu kiri hagati yanjye nande na Gentil ubwo hakana ko umukunda sinabihakana none se kuko Gentil ndamukunda kandi nawe arabizi urabizi ko batagukunda niwe ubatumye ngo mumbwire gutyo mukeneye umbwire muti niyo atankunda njye nzakomeza mukunda noneho twe turakubwira ngo stop umva cisha make turakubwira ngo stop hagarikira aho ngaho vagarika wacu kandi umwibagirwe pe widuteshereza umwana umutwe ujye wibuka kuri shoferi akaba Directrice ntaho muhuriye rero uri kwinze kwisumbukuruza muribeshya cyane rwose Gentil duhujwe n'urukundo nubwo bwose yanyanga mpora ko ndi umushoferi akaba Directrice ariko nzi neza ko Gentil yankunda uretse ko yabuze uko abigenza ibyo mubimenye rero ntabwo tuja kuko nta kandi kazi tugira noze muje gukora iki ntituje ahangaha tuje gukina tuje kugira ngo wibagirwe Gentil kandi ntuzongere no kumureba ariko muzi neza ko bidashoboka sinshobora kwibagirwa Gentil mwibagirwa ariko muzi n'ikindi ntacyo mupfana sohokera aha niba ari ibyo bibagenza mwataye igihe cyanyu Gentil ndamukunda kandi nzaruhuka mbane nawe uribeshye urumva mushiki wanyu buve waserwa muri mushoferi shenzi tuje kuguha isomo urumva tuje kuguha isomo ku buryo umenya ko umukobwa wacu atari uwo mu rwego rwawe wamuginga umva icyo ushaka bashoferi unashaka abashoferi kazi bagenzi bawe Gentil umwibagirwe ariko si koko umuje kubita mu muri cyo koko afite cyo kuba nkunda Gentil ni ikihe nimusobanurire mbere twavanga tuguha isomo ku buryo uzajya ureba Gentil ugacurika umutwe umwana we no kumwita ahangaha kuko iwanjye twabukosora nyine
umushyitsi ubashaka. Funga umuryango wigire hino tuvugane Pelagie. Uwo mushyitsi turavugana nyuma. Niko Pelagie. Karame. Nanone nturamenya impamvu Yves ataza ku kazi. Naba nkubeshye ni ukuri. None se ko na telefone idacamo. Uzi kuko umuntu azamenya tuko byamugendekeye. Ko ntanazi niwe ngo tujye kureba ko ari amahoro. Nanjye simpazi. Yari amaze iminsi mike we n'undi muhungu babana bimutse. Ubu se kuko ngirente Ife yaba yiyahuye nabigira nte koko? Pelagie, Karame, numva nenda guta umutwe pe. None ubwoba Directrice, kuki utekereza ko Yves yaba yariyahuye? Hari ikintu kibi cyamubayeho? Umva Pelagie, Karame, ndabikubwira nk'umumama ukuze kandi nyirasenge wa mama Simbi. Mbwira rwose Gentil, erega nubwo uri Directrice ariko waba n'umwana wanjye, nakugira inama rwose. Yves ubwo duherukana igihe mwazanaga konsura ndwaye yambwiye ko nkunda mu buryo buntugoye cyane pe. Nuko ibyishimo birandenga mbura umwuka kuvuga ngo musubize birananira. Nuko bimeze? Niko bimeze. Njye kuva nabona Yves nahise mukunda. Nitaye ko ari umushoferi nk'aba Directrice. Gusa nakomeje kwibaza niba nta wundi mukobwa yabakunda ariko nkihangana. Ndindira ko mbwira ko nkunda ndaheba. Ako umunsi yabimbwiyeho yongeyeho amagambo menshi cyane ngo yarasaze gukunda Directrice, ngo yarisumbukuruje n'ibindi byinshi. Ndabyumva disi Directrice, kandi narimbizi ko Yves gukunda ariko ntigeze abasha kwiyakira no kwakira urwo rukundo. Kuri we yumvaga ari amakosa akomeye cyane gukunda Directrice, ni nayo mpamvu yihanganye ntakubwire. Ari nako nanjye mukunze mu ibanga ndindiriye. Ikindi kandi cyakomeretsaga Yves ni amagambo bagenzi be bamubwiraga. Nta n'umwe yishimiraga ko agukunda, bose bamufataga nk'aho ashaka kukurira ifaranga. Abandi bakamubwira ko yasaze yataye ubwenge, ko ari urukundo rudashoboka. Nanone ndumva impamvu Yves yambwiye arya amagambo yose. Nigeze mu mwanya wo kumubwira nanjye ko mukunda. Yahise yikubita aragenda. Nkaho akoze ishyano. None nanone ntaragaruka ku kazi. Pelagie, ndakumva. Umva yarabaye amahoro koko. Twamfashije rwose tukamushakisha. Ntabwo byoroshye rwose kuko tutazi aho ataha, ariko reka dushakishe. Ni ukuri pe. Ningira icyo menya ndakubwira. Gusa wihangane, humura nta kibi cyabaye. Nubwo Yves ashobora kuba yaratashye azi ko wamwanze, azi ko akoze ishyano ryo kukubwira ko agukunda, akaba ariyo mpamvu yatinya kukugaruka mu maso. Nari mubonye gusa ngo mubwire nanjye ko mukunda, kandi ko ibyo papa Simba avuga ntabyitayeho. Pelagie, injiza uwo mushyitsi wundi nshaka. Twabafashe iki? Nitwa Sonia, ntabwo munsi. Nanjye ntabwo narimbaza ariko nifuje kubamenya. Ko iki wifuje kumenya? Hari aho bihuriye n'akazi? Ntaho bihuriye n'akazi kuko njyewe nje ku kibazo cya fiancé wanjye Yves. Nde? Nikodi, ko mbona uri umukobwa mwiza, ko mbona ntacyo ubaye, ko wakwiha umuhungu wese wifuza muri uyu mujyi. Fiancé wanjye Yves umushaka iki koko? Wamundekeye, waretse tukikundanira tukabana ko byose ari wowe ubitera. Ngo ntabwo numvise neza ibyo uvuga. Ngo Yves ni fiancé wawe? Utaraza ngo ubyice se umutekera amaso yawe ngo umurarure. Njye na Yves twari tubanye neza, mbona rwose amaherezo yacu ko ari ukubana, ariko kuva kwinjira mu kibuga Yves nta mutima cyifitiye. Amafaranga yawe yaramuhumye, niyo atekereza yonyine. Kuki se wumva ko nkundira amafaranga atankunda ukunda? Uribeshya cyane rwose. Umugore nkawe se hari ikindi bamukunda uretse ifaranga rye, ivatiriye nziza, izo mpano za buri munsi, inzoga zikomeye. Ubwo ubona hari ikindi baba gukurikiranye? Madamaze,
sinshaka guterana amagambo nawe nta n'ibisobanuro ngomba kuguha ku bucuti bwanjye na Yves urumva sohokera mu biro none ahangaha kandi sohoka vuba none ahangaha udatuma umpamagara abasekirite asoni akubwo ko wambabariye ko ntacyo ubuze rwose ko atari umugabo wabuze ukamparira Yves wawe nanjye mbabarira kutazapfa umukunze nk'uko njye mukunda mbizi kutazabonera amahoro ahangaha iwanyu mu bakire nawe reba ukuntu basaza bawe bamugize ubu se ko bamukubise wigeze byiburuza no kumusura kandi njyewe umurwaje kuki koko uragira ngo basaza bawe bazanyicire Yves wanjye wambare rwose ukandekera Yves katari wo mu rwego rwanjye ariko noneho wanasaze aho mureshya aho mu rwego rwawe Yves uvuga ninde wamukubise ubwo suriraza Nyanza mu biki yewe amaze gukubwira ko agukunda ntiwohereje basaza bawe bakamudiha yewe Gentille ngo ziba dodo umunwa ntazongere kwisumukuruza ibyo uvuga nibyo madamaze ngo basaza banjye bakubise Yves urakomeje cyangwa hanyuma se ubwo urumva mbeshya oya nzatijya nujya kunyereka ahari mbyirebere n'amaso yanjye anyibwirire n'umuntu ko basaza banjye bamukubise sinshobora na gato kukwereka aho Yves ari gusa umbabariye wamwibagirwa naho ubundi ubutaha abasaza bawe bazamwica ntabwo bizagarukira ngaho uko nababonye ngo basaza banjye bakubise Yves bivuga ko rwaye inkoni ariyo mpamvu ataza ku kazi bose babitinyuka koko oya ariko se ko nanjye papa Simbi yankubise mu buzima bwe atari yarigeze abirota none Yves yibwira ko ari njye wamukubitishije kuko yambwiye ko nkunda oya mundeke Pelagie nta muntu ushaka kongera kuvugisha nanjye se ntumvugisha Gentille ese wabaye ikikombo ntuhangayitse ndetse wanarakaye ni akazi kenshi pasiteri ese ashimwe nahimbazwe mwana wa ni amahoro ko muje ako kazi ni amahoro hari ikintu gikomeye nashakaga kuvuganaho nawe ngaho mwicare niko Gentille karame hari amakuru numvise numva arantunguye cyane amakuru ki numva ko ari ngombwa ko nza kuyavuganaho nawe kandi hakiri kare ibintu bitaragera kure maze tugafata n'igihe cyo kubisengera ngo umwami rwose abyezeshe amaraso ye akurinda ibyo bitero byose bya Satani umwanzi w'iyi si n'abantu ni ibiki ko binteye ubwoba pasiteri niko Gentille ndakumva usigaye ukundana n'umushoferi wawe ahangaha mu kigo niko ibyo ni biki mwana w'Imana birashoboka se ko umuntu w'umuyobozi nkawe wakwisuzuguza koko ugasuzuguza n'ikigo uyobora Imana yagushyizemo ukaba ugiye gusuzuguza n'itorero ryawe koko mwana wanjye Imana yaragusize iguha icyubahiro Imana data iguha ubwenge iguha umwanya mwiza mu kazi none urarangije ugiye gusuzuguza Imana ishobora byose n'umwana wayo Yesu Kristo n'ibiki byaguteye ngo tubisengere niba ari n'amadayimoni tuyirukane mu izina rya Yesu Kristo tuyirukane ayo madayimoni pasiteri ndakumva ndabona rero kuba narabaye diregitrise w'ikigo atari imigisha kuri njye ahubwo ari ikigeragezo niba ntashobora gukunda umutima wanjye humura mwana wanjye umwana w'Imana ibyo byose turabisengera Imana yaguhaye umwanya mwiza mu kazi yari yagushimye yari yaguhisemo nanjye ndayishima nta n'umuntu n'umwe rero wemerewe kukuvana mu migisha y'Imana kandi nawe ntugomba gusuzuguza izina ry'Imana wifata nabi ngo urarongorwa na shoferi bishatse kuvuga ko tuje mu rusengero mutadusezeranya ntibizirirwa bigera aho ngaho mu izina rya Yesu Kristo reka ahubwo dusenge Imana ibihagarike hakiri kare nawe kandi wihane pasiteri ndumva bimuta igihe cyawe ikindi kandi aha ni mu kazi ni amasaha y'akazi si mu rusengero urumva umbabarire undeke nikorera akazi kanjye kandi uhereye kuri uyu munsi kuri iyi saha kuri uyu munota ndetse no kuri iyi segonda umpanagure mu bakirisitu b'itorero ryawe
kuko ndabona utazi icyo ugomba gukora ahubwo ni wowe ukwiye gusengerwa. Amen. Muteki musige wose nyine musige sinshaka kumva amafuti nkayo ngayo. Nuko byagenze rero nuko byagenze kandi ngicyo ushaka kumenya naho umwana wanjye Gentil yagiye kubona koko mbaho umukobwa wanjye murere mugateshwa ku nshingano zanyu none ubu ngeza nabaza mu mwana wanjye ariye mugatinyuka nazo ni koko ngo ntabwo muza ahantu ari bona bwo muza aho Gentil yimukiye niko reka mugiye no kumbwira ko mutazi aho Charlotte aba. Charlotte warahari yagiye ku ishuri. Agiye ku ishuri none ndashaka na Gentil mumumagarira umwana wanjye tuganire ambwira amakosa mwamukoreye ko buragera aho afata icyemezo cyo kuva mu rugo akajya kwibana. Kuki ngomba ko twakosheje Gentil papa kuri ndashaka gutega amatwi ngo mvuryo Gentil yari ufite amakosa bahungu mwe nitwara nabi cyo kugayisha umuryango. Sigaho papa si utamvugira umwana niko yaba wowe cyangwa madamu wawe ari ugeze aza kundeba ngo andegere Gentil ninde wigeze aza kumbwira ko Gentil yananiranye ngo muhane nindi nawe umwana yaragiye namwe muri icecekera mbega ababyeyi gito n'abagahe rwose ntutugaye cyane muzehe. Gentil nubwo adahari ni ibintu by'uburakari bw'akanya gato nzajya ku kazi kumureba tuganire ndumva rwose bizakemuka. Ikindi kandi ni amahirwe ubwo nawe wize uradufasha unatugira inama ku kibazo cyatumye Gentil yashwana na basaza be. oya simbyumva rwose ntabwo mbyumva na gato niko papa si Gentil yagize ati koko yagize ati Gentil yarakosheje urumva ntabwo ashaka kumva inama tumugira. Hari umusore yakunze umusore utamwitayeho nabo umusore udasobanutse ufuditse rwose arashaka kumurya amafaranga ye nta kindi. Umwana wanjye rero mwapfuye ko yakunze niko papa si usanze Gentil yarahise ajya kwishingira kuri uwo muhungu wagizwa n'iki ushaka kumburiza umwana ibirori koko urashaka kumburiza umwana ibirori. Nanjye nibyo nabwiraga papa Simbi Gentil si umwana babuza gukunda uwo yakunze wakabimenye turebye nabi rwose cyangwa tunamweretse ko tutamushyigikiye wasanga yishingiye wose. Ceceka nawe mama si ceceka dore ko uzi kwivanga mu bitakureba cyangwa gushyira utuvuta mu muriro. Kuki ushyigikira Gentil mu mafuti wowe? Gentil si mushyigikira mu mafuti rwose. Gentil arakuze agomba kwihitiramo umugabo akunze kandi ashaka ko nta jambo na rito tubifitemo. Ego ntitwabura kumugira inama bibaye ngombwa ariko Gentil si umwana wo gukubitwa ngo kuko yakunze umushoferi. Si umwana utiki madamu bisubiriremo mbwira wankubitiye umwana mbwira none ahangaha maze nanjye mpore Gentil wanjye niko papa si yaba ari we wankubitiye umwana. Ariko papa uko Gentil wamugize nk'igipupe gute se tuzamurekera yigira ibyo ashaka byose asebye umuryango arongorwe na za shoferi. oya mbwira ndashaka kumenya wankubitiye umwana Gentil nicyo nshaka kumenya cyonyine. Ive ni wowe cyangwa ndarota? Ive uraho? Muraho. Ese ko mbona utishimye Ive? Ngaho mbwira amakuru sha mbwira wari warazimiriye ukanakuraho telefone. Ntabwo nicara ndihuta kandi si ngombwa kumbazaho nari narazimiriye. Oya sha abashyitsi banyereje bangezeho. Ive ibyo uvuga ni ibiki? Bangezeho abashyitsi bayo nakoherereje. Ntukigize nkana Delegiteri use no kuvuga ko basaza bawe wohereje kunkubita ngo nzira ko nakubwiye ko ngukunda bataguhaye raporo. Kuki? Use urabonera inkovu mfite mu maso yarizanye. Ive koko nibyo bitaba byose kuko ibyo umukobwa witwa Sune yaje kumbwira nibyo kuko basaza banjye baje kugukubita babuze none. Ive mabara no kurumbwira impamvu uhereranye ibyo bintu ntwite bimbwira. Umva Dea umvaneho uburyarya urumva narakubonye narakumenye kuko iyo mbwira ko nyanga washaka ukanyirukana ku kazi ariko ntunkorere kuko nk'ibyo wankoreye ko nari nagukunze n'umutima wanjye wose nta buryarya. Urumva kuko nagukorera ibintu nk'ibyo Ive? Byakozwe nande? Ubuse kuko nkubwire ko nanjye nakubiswe.
mubwira ko rirya joro nanjye uko mbona uko ngana uko aha nitwa directrice mu rugo nakubiswe ngo kubitwa ntibishoboka Yves nanjye ndagukunda kuva kera kandi sinibaza niba utarabibonaga ahubwo nibwiraga ko utankunda nategereje ko bimbwira ndaheba byari bigoye maze umunsi ubimbwiye naratunguwe ndengwa n'ibyishimo nanirwa kuvuga ingero iriyo nishimye cyane niyo mbabaye cyane simbasha kuvuga wowe ntiwamenye ibimbayeho kuko n'ubundi wibwiraga ko udakwiriye kunkunda cyangwa ntagukunda ntibabashije kumpa umwanya ngo nanjye mubwire uburyo ngukunda ahubwo wahise usohoka n'umujinya mwinshi oya Gentille ese umujinya vuga uti ni agahinda kenshi ni ikimwaro cyinshi nibazaga niba nari nasaze njye shoferi gutinyuka kubwira diregitrise ko mukunda ibyakurikiyeho maze kugenda nuko umusaza wanjye papa Simbi yamenye ibimbayeho maze bikamviramo gukubitwa yo Gentille baragukubise kubera njye barangubise kubera ko ngukunda mana yanjye ariko nibe nanjye nakubiswe na musaza wanjye wese kuko wazize iki buriya kuko papa Simba azahera yadusaba imbabazi Gentille si ngombwa ibyabaye byose byatumye menya ko urukundo rwacu rudashoboka nta muntu n'umwe uzadushyigikira ndagukunda cyane sinshaka kugusebya sinshaka kugutesha agaciro gukunda sinshaka ko umuryango wawe ugucikaho sinshaka ko ako kazi wubahukwa kandi witwaga diregitrise ariko ibyo uvuga ni ibiki Yves ndabikubwiye cyangwa wasaze ndi muzima ibyo bimuvuga ntacyo bivuze kuko ngenda gukunda sinitaye ko uri shoferi n'imbere yawe sinzi ko ndi diregitrise imbere yawe ndi Gentille umukobwa ugukunda ntabwo bishoboka oya Gentille ntabwo bishoboka urimo urakina n'ibikomeye uzi ibyo uvuga ndabizi ngibyo nabonye birahagije byaba inama nagiriwe n'inshuti n'umuryango noneho n'ibyo nakorewe na basaza bawe kuri njyewe Yves birahagije bivuga utyo mukunzi basaza banjye barahemutse bihorere sibyo icyo nzi ni uko ntacyo bakora ku rukundo rwacu nanjye icyo nzi ni uko urukundo rwacu nta mutekano rushobora kuduha kubera iki kuva udashyigikiwe n'umuryango kuva nta muntu n'umwe wumva ko bikwiye ko diregitrise na shoferi bakundana uravugishwa n'agahinda Yves ahubwo ntega amatwi umunsi umbwira ko nkunda wansabye ko nakubera umugore ibyo ndabyibuka ariko nari nasaze ntabwo wari wasaze nyemerera nkubwire ko mbyemeye kandi ubukwe buzataha uribeshya abantu bazavuga ayo bashaka umuryango wabyemera utabyemera nibyo ntega amatwi nanjye kubwira ikindi ku mutima Gentille ndakumva njye navuze ko nashaka kugutandukanya n'umuryango no kuguteza ibibazo birimo gukubitwa n'ibindi niyo mpamvu Gentille narinzanye ibaruwa yo gusezera ku kazi ngo nkufe iruhande unyibagirwe kandi n'umuryango wawe uguha amahoro muryame musinzire ntabwo diregitrise azarongorwa na shoferi oya Yves cyangwa wanasaze ndi muzima ubwo se wanyanga pe sinarota kwanga Gentille ndagukunda cyane urabizi ariko ntaho shoferi yabanye na diregitrise ntibikwiriye ko gusuzuguza akiri ibaruwa dore nanjye iby'iyi baruwa nyikoreye kuyiciye se mbwira kuyiciye Yves niba wari ukwiye gusezera kuri aka kazi ninjye kuko niwo umuryango wanjye inshuti n'umuryango wawe bumva ko ari icyaha kurongora diregitrise ni icyaha gikomeye ahubwo nanjye uyu mwanya ngusezeyeho kubera ngiye gushaka akazi koroheje aho nzaba umukobwa woroheje Gentille niba ko diregitrise ari ikibazo niba ari ibyo nzitizi ku rukundo rwacu
mu gihe udashobora gusimbuka intera ngo ube diretrise cyangwa undi ukomeye ntabwo byashoboka ngo abantu bakunde bavuge ko dukwiranye noneho njyewe nicishije bugufi wibikora kubera ngiye gushaka akazi koroheje aho ntawe uzongera kuvuga ko habayeho amahame ko diretrise yisumbuguje yakunze shoferi ko shoferi yisumbuguje yakunze diretrise wibikora icyo kubera Gentil Karame akazi karangiye nje kugutwara ngo uze mu rugo uvugane n'umusaza kuko yadutesheje umutwe ngo ninde wakuvuze ngo ninde ushaka kwica ubukwe bw'umwana we umuje kukureba igitaraganya rwose Ive singusiga ndajyana nawe gukora iki oya ngwino tujyane maze nkwereke papa nkwereke data umbyara ngo ntwari iki nkwereke umukunzi wanjye nkwereke umutima wanjye wahisemo maze aduhe umugisha Ive ngwino maze aduhanagurire amarira y'inshyi z'abahungu be kandi ntagire icyo ngera kukuremerera kuko ari wowe nahisemo tugenda Ive Gentil Karame nanjye ni wowe nahisemo nta kindi ishingiyeho uretse urukundo kandi nahisemo rimwe gusa mbega ngo ndabanezererwa ubundi urukundo ruruta byose kuko wahisemo rimwe mwana wanjye nizere ko basaza ba Gentil ndetse n'umuryango muri rusange babashyigikira